Reka tubahe ikaze nanone kuri YouTube channel yacu, aho uyu munsi tugiye kuvuga kuri topic itangaje ndetse abantu benshi batajya bakunda kwitaho, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko umubiri wacu ukora nk'uruganda runini cyane kandi rufite department cyangwa se ibice bitandukanye, ariko byose nanone bihuriza ku kintu kimwe. Niyo mpamvu uko ukora, uko buri gice gikora, nuko kigenda giproducinga cyangwa se kirekura uburozi mu bisigazwa by'icyo biba byakoze. Urugero, niba twinjije ibyo kurya mu mubiri, byanga bikunda hari uburozi runaka bisigamo, niyo mpamvu hariho umwijima. Nanone kandi iyo bigeze mu maraso, hari nanone uburozi bw'ubundi bwinjira mu maraso, niyo mpamvu ari impyiko isohora imyanda runaka. Nanone kandi iyo amacells, twa turemangingo duto tumaze gukora ibikorwa runaka, niko nanone hari ibyo dutakaza, niyo mpamvu tugira nanone ibyuya. Umubiri urekura ibyuya. Ibyo bice byose maze kuvuga bikubiye muri ibi bikurikira. Kuvuga ngo hari ibihaha bisohora umwuka mubi cyangwa se carbon dioxide, ariko nanone biba byinjije umwuka mwiza ari wo oxygen. Nanone kandi iyo umuntu ariye hazaho ikindi gice aricyo cy'urwungano ngogozi, nanone hakaza umwijima ndetse n'impyiko. Ibyo byose ni ibice bikora mu gusohora uburozi mu mubiri. Nta nubwo twakwibagirwa n'uruhu narwo rurimo, kuko nirwo ibyunzwe bisohokera. Ibyo byose rero byerekana uko umubiri ukora akazi kawo ka buri munsi, ariko nanone ugenda uproducinga uburozi. Rero tugiye kureba ibintu bitanu byafasha ibyo bice byose tumaze kuvuga kuba byakora akazi kabyo neza. Si ibyo gusa, kuko nanone twamaze kubona ko mu biryo umuntu arya bya buri munsi nabyo hari biba byifitemo uburozi. Ibyo abantu bisiga cyane cyane ibirungo byo gusa neza cyangwa se makeup, nabyo biba byifitemo uburozi. Ibyo nabyo byose bigenda byinjira mu mubiri w'umuntu. Rero iyo umubiri utitaweho ngo ufashwe, ibyo bintu byose bigenda bisohoka mu mubiri, birangira biteje ingaruka zikomeye cyane, kandi ibyo bice by'umubiri bicitse intege, nanone umubiri urarwara ndetse bikaba byavamo n'urupfu. Bana nanjye mu gihe tugiye kureba ibi bintu bitanu byagufasha. Ese ubundi detoxification ni iki, cyangwa se body detoxification, ariko ubwo buryo umubiri ukura uburozi muri wo. Body detoxification ni uburyo umubiri ukoresha karemano mu kwivanamo uburozi, ukoresheje umwijima, ukoresheje ibihaha, ukoresheje uruhu, ndetse ibyo bikorwa amasaha 24 mu minsi 7. Bivuze ngo ntabwo umubiri ujya urekera gukora ako kazi. Byumvikana iki? Nivuga ngo bitewe nanone n'ubuzima tubayemo buri munsi, umubiri ukenera ubufasha kugira ngo nyine ibyo bintu ubashe gukora izo nshingano za buri munsi. Niyo mpamvu tugiye kureba ibi bintu bitanu. Icya mbere ni ukunywa amazi, kuba uri hydrated, kuba nyine umubiri ufite amazi ahagije. Ubundi abantu benshi baravuga ngo amazi ni isoko y'ubuzima. Se nawe niko ubyemera? Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu anyweye amazi amugira akamaro kenshi gatandukanye, wenda tutari buvugeho kose, ariko ndagira ngo mvugemo wenda dukeya. Icya mbere, amazi atuma amaraso atembera neza, amazi atuma ubwonko bukora neza, amazi atuma umuntu abasha ingingo z'umuntu zikora neza cyangwa se joint zikora neza, amazi atuma digestion cyangwa se igogora rigenda neza. Muri rusange buri gice cyose cy'umubiri gikenera amazi kugira ngo gikore neza. Niyo mpamvu rero no kugira ngo impyiko zikora umurimo wazo neza, ziba zikeneye amazi kugira ngo ya maraso aze ameze neza. Noneho ayo mazi afasha gusohora ya myanda binyuze mu nkari ndetse no mu cyuya. Urumva ko nanone amazi afasha n'uruhu gukora neza ndetse rukaba runasa neza. Umuntu akwiriye kunywa byibura litiro 2 kugeza kuri 3 ku munsi, bihwanye n'ibirahuri 7 kugeza ku 8 ku munsi. Ni byiza nyine ko umuntu yimenyereza kunywa ayo mazi bitewe n'uburyo wenda se umubiri w'umuntu ukora. Kandi nanone biba akarusho iyo ufashe ya mazi ukongeramo indimu, kuko ifasha cyane cyane mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ariko nanone nayo ubwayo yifitemo ubushobozi bwo gufasha umubiri kuba wasohora imyanda, cyane cyane ko indimu buriya iri mu bintu bifasha umwijima cyane. Icya kabiri, hari ibiribwa by'ingenzi nanone dukwiye kwitaho. Aho ngaho twavugamo nk'amashu, twavugamo nk'imboga muri rusange, twavugamo nanone za mbuto twabonye, harimo indimu n'izindi zo mu bwoko bw'indimu, harimo amacunga n'ibindi. Twavugamo nka tungurusumu, twavugamo nka tangawizi ndetse n'ibindi. Ibyo byo kurya byose nabyo biri mu byongerera bya bice twabonye ubudahangarwa, bigakora akazi kabyo neza.
Ibyo byo kurya bifasha igogora gukora neza, cyane cyane ko byinshi muri byo biba byifitemo amafibers. Urumva rero bituma bwa burozi buva mu mubiri. Ikindi kintu cyo kwitaho ni imyitozo ngororamubiri. Abantu benshi ntabwo bajya bita kuri siporo, ariko siporo ni ingenzi cyane. Wabonye ko iyo ukoze siporo uzana ibyuya, kandi twabonye ko bumwe mu buryo umubiri ukoresha usohora imyanda ari mu cyuya. Uruhu rusohora icyuya, noneho imyanda igasohoka. Ibaze niba umaze ukwezi utabira icyuya, urumva imyanda iri muri wowe, ukeneye gukora siporo. Umuntu akeneye gukora byibura iminota 30 akora ka siporo ko kwiruka cyangwa gusimbuka umugozi cyangwa n'indi siporo washobora, kugira ngo iyo myanda ive mu mubiri. Si ibyo gusa, umuntu nanone ukeneye kwitoza gukora siporo zo kwinjiza umwuka wongera uwusohora. Ibyo nanone bifasha twa turemangingo duto cyane cells gusohora carbon dioxide, wa mwuka mubi turekura, ukavamo neza wose, ku buryo noneho umubiri usigara uri gukora neza. Urumva rero ugomba gufata akanya ukitoza guhumeka umwuka mwinshi wongera usohora, kuko nanone bifasha ibihaha gukora neza kandi bikabifasha gusohora bwa burozi. Ikindi kintu cyo kwitaho ni ukuruhuka bihagije. Ni ukuvuga ngo tuba twamaze umwanya dukora, nibyo nababwiye ko umubiri umeze nk'uruganda rufite departema nyinshi. Ni ukuvuga ngo niba wamaze umunsi wose ukora, Imana yagennye ko aya masaha 8 kugeza ku 9 uyaryama, kugira ngo umubiri nanone ubwawo mu mbaraga Imana yawuhaye wongere wisane, ukore icyitwa repair, uvanemo uburozi buba bwasigaye. Ibyo rero bikorwa iyo umuntu asinziye amasaha 7 kugeza ku 9 nta kimubangamiye. Kandi ngira ngo mbabwire ko biba byiza iyo umuntu asinziye byibura amasaha 2 mbere y'isaa 6. Ibyo bituma umubiri wiyitaho, umuntu akagira uruhu rwiza, kandi bikagenda neza cyane n'ubwonko bugakora neza. Ikindi kintu gikomeye, hanyuma yo kuvuga ibyo byose, ntabwo twaba turi gufasha ibyo bice by'umubiri kugira ngo bikore inshingano zabyo neza ngo niturangiza tubyongerere akazi. Niyo mpamvu ugomba kwirinda uburozi wowe ubwawe. Ese wabwirinda ute? Ibyo bigomba kunyura mu kwirinda ibyo kurya byinshi byakorewe mu nganda, urugero kwirinda inzoga n'itabi, nanone guhitamo bya bintu twisiga tugahitamo ibiri naturel. Kenshi na kenshi hari ibintu abantu bakoresha ariko biba byifitemo ibyuma bishobora gutera umuntu kanseri. Ibyo bintu nabyo hari ukuntu byongerera umuntu uburozi. Rero urumva niba wafashe igihe wenda uri gukora body detoxification, ni ingenzi cyane ko ibyo bintu nabyo ubyirinda kandi ugakurikiza za nama twavuze haruguru. Unyuzwe n'iyi video wayisangiza bagenzi bawe, kandi tumaze kubona ko kwikura uburozi mu mubiri ntabwo ari ibintu bihambaye. Nta kintu kimwe biri bugusabe kujya kugura, ni ugukoresha ibyo dusanzwe tubona buri munsi. Ni ugufata inshingano z'umubiri wawe, ukiyemeza gukora siporo. Abantu benshi ngo siporo yarabananiye, ariko we ntabwo ikwiriye kukunanira, kubera ko nyine ni ingenzi ku buzima. Ni ingenzi ku buzima mu buryo bukomeye cyane. Ni ingenzi mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ni ingenzi mu gutuma amaraso atembera neza. Ni ingenzi mu gutuma bya bice byose twavuze bikora neza. Kandi ni ingenzi mu kugabanya ibiro. Ni ingenzi mu kugira ubuzima bwiza muri rusange. Murakoze cyane.